kuva uwo munsi 9 ngorera Imana kugeza uyu munsi 2025 ndacyo nshinja umutima wanjye ikomere byorohe icyo Imana yakubwiye kizasohora. Mana nihabwe icyubahiro, icyo Imana avuganye nawe kizasohora. Ntabwo ujubeshya Mana, ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concord TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye wagira amahirwe n'umugisha wo kwakira umukozi w'Imana hano kuri Concord TV show. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu, niho twaje gukorera ivuga butumwa. Mbese urebye ni byiza bijya mu bindi. Kuba nagarutse hano kuri Concord ntago nari mperutse, ariko uyu munsi Imana yemeye ko mpagaruka. Nagarukanye na Pastor Rabani, mwamumenyere kuri Concord, tumaze kuhakora ibiganiro nka bingahe Pastor kwa Concord TV show. Bitanu ni byinshi, ni byinshi, ariko nanone munamuzi kuri Gonareke TV. Biragoye cyane ko wabuzi Concord TV show utazi Gonareke TV, cyangwa se ukabuzi Gonareke TV utazi Concord TV show. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye ku murimo w'Imana. Nabatindeye cyane, reka mwakire, ndakwakire kuri kamera za Concord TV show. Murakoze cyane ko twakira, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero reka dutangiye n'isengesho kugira ngo dutange ikiganiro cyacu neza, kuko mfite ibintu byinshi ngiye kukubaza tugiye kuganira. Sindi bwite ku bintu waganire na Concord, njyewe nitwa David, ngiye kukuganiriza kuganiriza ibyanjye mu buryo bwanjye. Nanjye ndi kwishakira abantu bankunda babona ko nzi kuganiriza umukozi w'Imana. Rega ntago bubyumva. Reka dusenge Imana. Dusenge. Mwami Imana yacu, Mana dukunda, turagushimiye izina ryawe ryubahwe. Kubana natwe Kristo meze kandi ukatwemerera. Gashima ko twagera kuri uyu mwanya, kuri aya matariki, muri uku kwezi, kuri uyu munsi, kuri saa tugezemo. Data turabigushimiye ko ari benshi batageze muri gisaha, ariko twe turahari, turi bazima. Mana turagushimiye n'ubushyirwe hejuru. Ngabana natwe kandi ugumana natwe, ineza yawe n'imbabazi zawe Kristo mwiza bitindane natwe. Tugwaye karibu muri uyu mwanya wo kuganira na bene data n'abashiki bacu bo ku muryango mugari. Ngatugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu kuri Concord TV show. Murakoze cyane. Ariko abantu bakumenyere kuri Gonareke TV bamenyereye ko Pastor Rabani umwibukiye ku jambo tugiye gukubita umuzimu tumuzengereze cyane. Nivuga iryo jambo abantu bahita baryumva. Uko nokuri. Kuko ntaga ajya heza gahenga abazimu. Ndamwanya kuko nabo ndi barisinzira. Bashaka kutubuza amahoro no kutuburabuza. Niyo mpamvu nawe yose yabanye nawe akagwa ku ga promotion kubita rwose ukura amenyo tubazengereza. Cyane. Tugiye kuganira mu gihe gito ariko cy'inyenzi. Kirimo ibintu byinshi n'amasomo menshi n'inyigo nyinshi, cyangwa se no gukuramo ikintu cyagufasha mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Hanyuma Pastor, njye nagutegura utubazo duke ntago ari twinshi cyane. Nino tubazo tworoshye toto, ariko ku murimo w'Imana nuko barari bumfashe. Ariko bitewe nuko abantu badukurikiye bari buze kubifata, biraza kuba ari ibibazo bikomeye kandi biraza kugira icyo bibafasha mu murimo wabo wa buri munsi. Yego. Pastor, ikibazo cyane cyambere kirabaza gicye giti. Niyo ntangiye gutya abantu babyihanganira. Niki cyabaye intangiriro yo kwegera Imana kwawe? Kwanje cyabaye intangiriro kugira ngo wegere Imana cyane. Njyewe se burangiye navuga ko ndagoranye, nagoranye kuko naravutse menye ubwenge nsanga papa no mu Kristo, mu rugo n'abakristo kwanza. Ku myaka yanjye 10 hagati ya 10 na 13 twumva ngo bari kutwegera umubatizo. Tujya kubatizwa umubatizo ku Gahanga. Turabatizwa mbaho mu rusengero, papa dushorera akatujyana gusenga. Ubwo rero yenda ikintu navuga ngo cyabaye mbarutso. Umunsi umwe njyana na mushiki wanjye mukuru, hari kuri Pasika. Hari kuri Pasika bakina filime ya Pasika. Bakina film agateatre ka Pasika. Kuba biba bintu byagiye he? Biba bintu kurumva nanjye bikumbuye. Hari ukuntu baza kutubwize ngivuga butumwa bakatuzana nka film ya Yesu. Tukayireba. Hari ibintu uyu munsi twabuze. Hari ibintu twabuze. Kandi nyamara byafashaga abantu cyane. Nk'ubakazana film ya Yesu tukayireba, bakabazana aga film kiki tukakareba gutyo. Bigatuma twegera Imana. None hari kuri Pasika nimugoroba tujyayo Pasika izaba ngejo.
abaririmbyi bari batumiye abandi bakristo bazaboneka nanjye umushiki wanjye yaranjyana abakina hari uwigize Yesu bandi bigera bakayafa bandi bigera bapirata bandi bigera bande noneho nicaye hariya mu ndebe ndebye umugabo wari wigize Yesu mbonye uburyo bamukubise n'ibiboko bari babanze mu ntuza ndatangira ngo nda Yesu koko ni munduki unihanganira ko mukubita kuriya bitewe n'ubwenge nafite icyo gihe natasha nzi ko wa undi wigize Yesu ko ari we Yesu ahangaha nuko burafashwe ahangaha bita intangiriro bitangira kuzamuka biza muri ngiye cyakora Sitani ni umukara ngaho nakafatiye icyemezo sinzi ikindi kintu cyabaye abaranjijishije sinakomeza injiramo indi myaka yagera ngo muri 6-7 utari kumwe na Yesu yego ndakomeza n'ikibazo cyane cya kabiri icyambere bacyumvise ikintu cyasunikije pastor mu noza mu rugendo rwo kwegera Imana cyane ako gatiyatire buriya ngo buri muntu wese agira ahantu agira ute afatirwa wasanga ari n'umuntu udukurikira aza kuvuga ati pastor ko yafashijwe kuri yakahita kurikira Yesu bigenzane ikibazo cyanjye cya kabiri kirabaza bw'urukya kiti niki cyakugoye cyane mu rugendo rwawe rwo kwegera Imana ibintu byangoye cyane mu rugendo rwo kwegera Imana no ubukene ubukene buragatsindwa n'umuntu wese unyumva namwifuriza kuva mu bukene gukorera Imana ukennye ingweto ndazo panaro ndayo bitera ipfunwe ko nakijoro ndi umusore kandi mu rugo hari mu giturage turya ibijumba n'ibishimwe kuva hafi kwezi kose yenda haje mu tuboga duke ibintu ngibyo noneho tekereza kuba wasenze ndakazi ufite urataje ugeze mu rugo usanze batetse ibiryo bidakwiriye nk'umuntu uvuye mu masengesho ibyo ngibyo bikangora cyane ubundi ukajya gusenga ndangwe tufite wambaye bodaboda nazo ndaza hari tunuza twa umoja ukakambara ng'imyaka 10 kagatoboka nawe urarenge imyaka 10 ukakagatoboka ubwo ninjya kwandika tite nandike ati nambaye umoja imyaka 10 rimwe waraka uzisi bura ugendanye n'igihe umuntu yakamarana gakambara mu gitondo mu mizaniko hehe niko bura mu byukuri wakamana igihe kirekire ariko kakanga kagatoboka nugashaka ikindi kinuza cyashaje ukome kugasa nawe usudiye ibaze rero ukagenda mu ubwo buryo ipantaro yaracitse ku mavi ibintu bikomeye umusariko ukajya mu masengesho noneho maze no gukizwa bitewe n'imbano n'iki n'ubuyobozi basi bangona bangira umuyobozi mu cyumba cy'amasengesho ipantaro yanjye iza gucika uri mu masengesho icitse ndabindi ibintu nari nakora ngajya manura agapira ko nanama naho nakwanane kwimunyamunya bose ni geste arimo se ni karimo ibyo bintu ugasanga byaragoranye cyane cyakura turashimira Imana yavuga ko tuzambara tukaba turi kwambara uyu munsi ndabukene b'imyenda dufite nubwo mwisi ngo isi zashira no kwifuza ariko turashimira Imana yego hanyuma rero ntago ari ubuhamya naje gufata cyangwa se n'ikintu kumenya pastor tukagenda tumubaza utuntu duke akaduca muri make cyane cyane ko igihe tuba dufite abari igihe gitoya igihe gitoya mu by'ukuri muri rusange ntago ari igihe kinini ariko nanone ndagenda ntarukamo gake gake ari byo ntari buvugemo hagati hanyuma uba munyamasengesho uyoboye icyumba cy'amasengesho urahaguruka ubu muhanuzi wa pasa kugeza kuri uyu munsi yego pasa nshaka kwita nkubaza ikibazo yego kuba pasa kuba umuhanuzi ngo twatarutse ukuntu wagiye ubu umuhanuzi ukuntu wakwise ibyo twabitarutse harimo umwanya munini cyane harimo nabyinshi tutabonera kandi ari buze kuvuga pasa yego niki cyemeje umutima wawe ko wahamagawe n'Imana niki cyemeje umutima wawe ko wahamagawe n'Imana icyanyemeje umutima wanjye ko nahamagawe n'Imana nuko niwe yamvugishije ndakwisangira mu buryo bwayo cyangwa ni mu buryo bwayo buri Imana dukorera hari David Imana dukorera hari ashira twibona ngo tubeho yengu ibidahari
Imana iba idahari twese twaba turi bimanuka byaje ukuntu tutazi iyo tuvuye, ariko uko hari Imana yadusizeho, Imana irahari natwe niyo mpamvu turiho kandi turiho mu Mana. Ubwo rero nakubwiye ko navutse mu rugo rw'Abakristo, cyakora hashimwe Yesu ko ndangene mu mujyo, igihe kimwe cyarageze Yesu aranyereka nakirese umwami n'umukiza, mbona ibihe birahindutse, ahari ibibi hajya ibyiza. Bibiriya nivuga ngo iby'amatwi yanyu atigeze kumva n'iby'amaso yanyu atigeze kureba, ibyo Imana bitegurira bikunda. Numvaga bavuga Imana nguko abantu bavuga Imana irakwisangira, ariko ngiye numva Imana yaje, Imana iriho iravuga, iransanga, irambamagara mu mazina yanjye, intoraniriza umurimo, iravuga ngo ndaguhamagaye kandi nguhamagariye kongorera. Kuva uwo munsi 9 ngorera Imana kugeza uyu munsi 2025, ndacyo nshinja umutima wanjye. Ubwo ntago tuvuze imirimo n'ibitangaza Imana gukoresheje, abo wasengeye wa muri mu hagati, abantu badukurikiye baza kubyumva. Mu hagati ni byinshi twakoreshejwe n'Imana. Turaza gusiga nimero ya pastor hano kugira ngo abantu badukurikiye bazafate n'akanya banasengana na pastor, kuko ni umuntu udasanzwe wakijwe 2010 2009 2009 ngo nyine nanjye kuvuga 2009 hanejo bundi 2009 Bibiliya itaraza muri 2000 ndi mu bantu bategereje nge imbere ukiraza, kuko yaratamusigiye kuvuga ngo imbere ukiraza muri Bibiliya. Oya cyakora twari mu rusengero muri 2000, urumva ko bifite n'ububyutse bwo kuza kwa Yesu nyine imbere ukiraza. Tubwire neza imbere ukigiye kuba muri 2000 twatwiteguye ko imbere ukiraza. Muri twaraye mu rusengero, twaraye mu rusengero dusenga dutegereje ngo Bibiliya yenda kugeramo saa 5:01 Bibiliya bageze mu imberuka ruhita rwambikana. Twaraye mu rusengero turakobwa n'abahungu n'abagabo nga 200 dutegereje imberuka, twiyejeje twagize dute, muhanuzi akajya ati mwiyeze nono ukiyeza nayo wonze mu n'icyaha wonze mu mashereka ya mama wawe, dutegereje imperuka naco ukacihana. Bigeze nga saa 5:15 umwuka baziye muri nje ati bana banje muhumure ndo Uwiteka, abangorera mugome mu ngorere, abakiranuka mugwe mu mukiranukire, igihe cyaracyari cyo gukizwa. Ko bihenduye paje kandi igihe kiracyari, ntago bavuze ngo uravangiye tuzi igihe cyendagura muri 2000 nanjye ramaze kuvamo iyo mood y'ubwo buhanuzi. Nabati mwahembero kasi ko yaza ndavuga iki, ariko ndagije ndiyanimiya bati ugundi si kwarabaje ndabindi barambaza biraba binangiye n'ubundi. Tugiye kubona tubona saa 6 n'iminota gumwe, iminota 2, iminota 5, iminota 10, saa 6 n'igice, saa 7 magitanda turabyuka tujya kurya inyama n'umuceri. Hanyuma pastor kandi dukomeze, tugiye ku kindi kibazo ariko kusaka kantu ko karansekeje. Pastor ndakumva niki gikomeye wanyuzemo mu buzima bwa Kristo, cyakugoye cyane gikomeye mu buzima bwa Kristo, nimba ivuga ntugire ngo ni bya bindi byambira, ahubwo ni gikomeye wanyuzemo mu buzima bwa Kristo ariko cyakwigishije amasomo menshi. navuze ko ni bya bindi byanyu mbere byo nakubajije ko ati hanshikiyeho ngo ni ikibye mu rugendo mu buzima bwa Kristo, igikomeye gishobora kuba cyarambayeho cyambayeho kikakwigisha amasomo menshi, cyanyeretse ko Imana rimwe na rimwe ndamaranga mutima igira, ndishura abantu ko kumana ku kibino bimbayeho, ariko none binyemeza ko waba umukiranso wa munyabyaha ibi burya twese biratuzira. No gufusha umwana wanje wa mbere w'imfura kingije cyagwa amasomo senga, narakiranutse nararenze ubusugi bwanje maze gukizwa, ndiritana na madamu turaba Kristo tubahisha Imana, turashingirwa baradusezana twambikana imbeta, umwana wanje w'imfura acaho, umwana w'imfura acaho twose. Ibyo bintu impamvu waje nk'iki kibazo n'umuntu dukurikira umuntu wenda tuvuga ati buriya no kwereka Imana isenya nyine ibi byose bikamba kandi ari mpamvu se ni buriya Imana imwe na imwe
murangamutima igira iyo cyanditse ko kizaba kiba kigomba kuba ititaye ngo warakutirije washinje amavi cyane huko kiba kubw'impamvu kiriya kintu cyambereye inshoberamahanga kikaba nanone ngikuramo amasomo yo kongera kwiyubaka ndakomera ariko mu bintu byambabaje icyo kintu cyambayeho. Hanyuma ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma twigiye mu ijambo ry'Imana ryo turi buze gutinda. Gusa abantu badukurikiye bagende bakuramo amasomo nkanga nanjye nguyemo isomo rikomeye. Impamvu nguyemo isomo rikomeye hari umuntu wigeze kumvugisha ariko David Imana ntiyansize ko yemera ko bino bintu byose bingeraho mu by'ibibazo ndasenga ndakijijwe ariko ibibazo bikanyirundaho buri Imana mu gihe Imana narayirakarariye ati Imana narayirakarariye ariko aho nanjye ngo imiso aho ndabutarakara borangiye njya ngunda guha agaciro abantu niyo mpamvu n'umubyeyi avuze ngo igihe n'igihe cyacyo hari igihe cyo kurakara kandi ugatuka Imana ibitutsi byinshi cyakure bene nabanje andi mashuri nize ku Mana nuko Imana ifite ubushobozi bwo kwihanganira ibitutsi byose twayituka uburakari bwose twayirakarira umujinya wose twayigirira ifite ubwo bushobozi. Yego. Hanyuma ikibazo cyanjye cya nyuma naricyo ndasoreza tukahita tujya mu ijambo ry'Imana. Pastor nawujyo atarabivuze kudutindira cyane. Pastor mundagira iminsi myinshi. Yego. Inosi bavuga ngo nisi n'ishuri cyane nta muntu yigiramo ngo ni kaminuza itarangira ubuzima bwe burangiye bw'abaretse kwiga. Mbese abantu bagenda bavuga uburyo bwinshi no sikundi kwigisha ibintu byinshi kandi twiga binyuranye nta wiga nka mugenzi we. Yego. Buri wese afite ukuntu yiga cyane. Hanyuma niyo mpamvu ngiye kukubaza iki kibazo kivuga ngo nuwuhe munsi wabayeho mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwa Kristo warize amarira y'ibyishimo cyangwa se warize amarira y'agahinda? Ibyishimo se tuhera ku marira y'ibyishimo tubwiye n'amarira y'agahinda. Gusa n'agahinda si cyo gihe upfusha umwana w'imfura. Yego. Reka yo ntituribuze kugarukaho. Yego. Ahubwo reka turebe umunsi warize amarira y'ibyishimo. Amarira y'ibyishimo nanone ni umunsi nashyingirwaga na madamu wanjye twambikana impeta aho ngaho rwose uratwitse urarira navuze ngo Imana ushimwe ngiye kuvuga ngo uratwitse urarira nk'umwana mutoya ariko ya navuze ibintu bimeze neza buriya turira amarira atandukanye ay'abana barira ay'abana n'umugabo yarize arira n'ubundi ngabagabo bajya bavuga ngo amarira y'abagabo agatemba ajya mu nda ariko arabaga nabonye ajya hanze hari uducikaga tugasohoka hanze nta kuducika ahubwo menshi bavuga n'abantu bazawira ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda no gusa yenda turi kwica yo banga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda biterwa n'amarira yariyo kuko ndabwo umuntu yagutema ku kaboko ngayo marira ajye mu nda ahubwo hari amarira ajya mu nda ni ibibazo abagabo baba bafite bashobora kwihanganira ibibazo baba batewe n'isi baba bashobora kwihanganira ariko umugore bakajya hariya gaturika kavuga tumva nigunya ariko abagabo bo baraceceka bucece cyane ariko umugore wahita ajya guhagarara ku gasozi cyane rwose bagaragara hariya atumva ati wo nzakwereka nate nanya nzakwereka hanyuma reka tujye mu ijambo ry'Imana. Pastor iminota mike nawe urabona igihe kiri kugera sawa rwose kuko igihe cyagiye burya ngo umwanzi igihe ni amasaha kandi ngo butije imvura iragwa ni kare mu ijambo ry'Imana. Turebe ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 48 dusome dore ku murongo wa mbere haratubwira ngo hanyuma y'ibyo babwira Yozefu bati so ararwaye ajyana n'abahungu be bombi Manase na Efurayimu. Haza umuntu abwira Yakobo ati dore umwana wawe Yozefu araje
Isiraheli arihangana yicara ku rutara. Yakobo abwira Yozefu ati Imana ishobora byose yamonekeye iruzi yo mu gihugu cy'i Kanani imba umugisha, irambwira iti dore nzakororotsa ngugwize nguhindure iteraniro ry'amoko, kandi nzaha urubyaro rwawe ruzakurikiraho iki gihugu kibe gakondo yarwo iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Mana ndagushimiye iri jambo ry'Imana tugiye kuganira. Nje ndafite iminota mike hano kuri screen y'uyu mushiki wacu cyangwa se mwene data, ariko wowe iri jambo ry'Imana warigira rinini, wari amasaha menshi k'uyu mwene data, k'uyu mwana wawe uri kurikurikirana. Ngadufasha muri byose umwuka wera ariyobore kandi akomeze kuryigisha mu mitima. Data twese mwiza atanga ubusobanuro bukwiriye, ko dushimiye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana dusomye, titire y'amagambo yatubwiye ngo Yakobo agiye gupfa, Yozefu amuzanira abahungu be bombi. Iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana, uyu Yozefu ni umwe mu bana 12 ba Yakobo. Yakobo niwe wahinduriwe amateka aba Isiraheli. Isiraheli rero ahabwa amasezerano ko urubyaro cyangwa se kw'amahanga yose azamwitirirwa. Hano rero hari mu gihe ubuhanuzi bwa Yozefu bwari bwarasohoye bwo kuvuga ko azaba mukuru, ise na nyina na bakuru be bakamwikubita imbere, bwari bwarasohoye. Bari baraje mu gihugu cy'amahanga cya Egiputa. Yozefu yari yarakoreye mu buretwa, ariko Imana ikimuzamuriramo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nibyirire abantu mudukurikiye, abantu niba guta ndabwo Imana izaba yagutaye. Mu muryango niba kureka ndabwo Imana izaba yakuritse. Kandi cyakabiri nakibyirira abantu, buriya ushobora kwibwira kuri kunyura mu bihe by'umwijima, ibihe by'umwuma, ibihe biteye ubwoba. Imbere gatoya rero ibi bihe uri kunyuramo bizasigara ari ubuhamya, bizasigara ari amashimwe, kuko ndabizi umwana w'umuntu nta kintu na kimwe anyuramo mu buzima bwo kwiyisi kitarimo isomo ry'Imana. Amen. Yozefu nguko tubizi yagurishijwe na bene se kubw'ishyari. Baramugurisha birinda hagera mu Egiputa, mu Misiri. Ashimwe Imana yagendanye na Yozefu ikabana nawe, kandi Imana nubwo bari bamugurishije ndago bari bagurishije icyo Imana yamuvuzeho. Amen. Nabo hari icyo Imana yakuvuzeho, hari icyo Imana yakuvuzeho, bikomere cyangwa byorohe bizasohora. Amen. Tuvugana n'Imana mu buryo bwinshi. Hari uburyo bw'inzozi, hari uburyo bw'amayerekwa, hari uburyo bw'ibyanditse mfite hano mu ntoke, hari uburyo bw'ijwi ry'Imana, hari uburyo bwo guhishurirwa Imana yacu, uburyo bwose wavuganye nayo. Hari uburyo bw'abahanuzi. Icyakura muri iki gihe hari abahanuzi batariho, bahuye n'impano batoraguye, babonye impano bazirahuye kuri ba runaka zitari izo bahawe n'Imana. Uburyo bwose wavuganye, niba waravuganye n'umuhanuzi wa nyawe, umwuka akamugiriramo akakubwira ngo Imana izakura bene muko, ye mugabo, ye mudamu. Niba waruvugane n'Imana mu jwi ryayo, bikomere byorohe, icyo Imana yakubwiye kizasohora. Mana nihabwe icyubahiro, icyo Imana avuganye nawe kizasohora. Uyu rero Yozefu, uyu se Yakobo abamusanze mu Egiputa n'umuryango wose barabana. Yozefu akaba afite abana babiri nguko yaratubwiye, hari Manase na Efurayimu. Nugera kuri Yozefu baramubwira ngo iso ararwaye, kandi yarageze mu myaka myinshi. Ngo ariko Yozefu afata abana be babiri arabatwara abajyanira sekuru buriya. Abagejeje imbere ye, Yakobo abwira Yozefu ati nyaboneka mwana wanjye Yozefu, ebo hagazemo uyu munsi Imana yambwiye ibi. Imana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi yarambonekeye, imbwira ko izamba amahanga, imbwira ko izamba ibihugu,
none uyu munsi ndabona biri gusohora, ibimenyetso byabyo birahari. None nyemerera abana bawe mbahesha umugisha, mbahesha umugisha. Bibiliya ivuga iki? Iyo dukomeje gusoma, uyu Isiraheli ari we Yakobo ngo yafashe ba bana abaturaho umugisha, maze kubaturaho umugisha ibyo yavuze kuri umwe abivuga kuri undi, uretse ko byari bitandukanye. Yosefu nawe ubwe yise amwaturaho umugisha, sadeba ko yari yarawubonye, none hese arawushimangira. Bivuga ngo uwari uri inyuma yashizwe imbere, uwari uri hasi yarazamuwe ashyirwa hejuru. Mwene data nawe mushiki wanjye, humura. Hano turi ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yakubwiye izagikora mu nzira zayo, izagisohoza mu buryo bwayo. Urarwaye ariko Imana igikubwira ko uzakira, ubwo burwayi si bwo buzakwica. Uri mu bukode ariko Imana igikubwira ngo nzaguha inzu. Imana ifite amazu nshuti yanjye, kandi mu bizayiha nawe urimo. Utuze rero ukomeze wizere isezerano ry'ibyo Imana yakubwiye. Akira neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hanyuma turagushimiye Pastor kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho. Ni iby'agaciro kenshi gakomeye tugezeho iri jambo ry'Imana. Ku bantu bakurikiye Concord TV show, mumenye ko uyu munsi nizere ko uyu munsi mumeze neza, cyangwa se mukunze ijambo ry'Imana tugejejeho na Pastor. Ariko nanone tugiye gufata ya nimero nk'uko nabibabwiye, narangiza anadusengera. Pastor, kwa nimero yawe warangiza ukanadusengera. 078 24 53 826 078 24 53 826 iboneka no kuri WhatsApp. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Ngweretse umwene data, ngweretse umushiki wanje, bana nawe murengere kandi umwegere, ukomeze ijambo ryawe wavuganye nawe. Data mwiza, kandi ukomeze kumurindira mu butayu muri kino kigerageza amaze igihe, ariko niwe Mana washyiraho iherezo, izina ryawe niryubahwe. Girira neza umwana wawe, komeze kumufata no kumukomeza, aracyakwizeye. Data wa twese mwiza, aracyagaze ku munara wo gutegereza icyo yavuganye nawe. Ngano bane nawe, murengere muri byose. Data wa twese mwiza, amarirarira ni wowe akiyatura, ntabwo azajyana mu bapfumu, ntabwo azajyana muri za nyabingi, ntabwo azajya, ni wowe Kristo mwiza, ni wowe Remana yo guhanagura aya marira y'uyu mukobwa, yo guhanagura amarira y'umugaragu wawe. Bana n'umwana wawe, murengere kandi umwiteho, niko musengeye ku Mana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.